abantu benshi bamaze gusonza urimo urahutara ugahuha bagahirima uyu muyaga abantu benshi inzara yabariye abana bamaze kwiheba abana barimo bararira ababyeyi babo nyamara kwinginza Imana ya Isiraheli ngo nigaburire abanyarwanda kuko byose irabishoboye. Imana itabare kandi Imana yacu yongere tugarukeho. Dore turi mu minsi igoye, turi mu minsi abantu bari gupfa bitunguranye, ababyeyi bari gusiga abana, abagabo bari gusiga abagore, ariko turimo turinginga Imana ihagarika iki cyorezo kandi Imana ya Isiraheli nitureke ngo tube twenyine. Sengera Murangirikani, ndi umuririmbyi muri korali Philadelphia. Imana nihabwe icyubahiro. Umunyamasengesho, ndi n'umuvuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko uyu mugoroba numvishije Imana impagurutsa kubagezaho ijambo ry'Imana no kugira ngo twongere dusangire kandi twongere twibukiranye ku mirimo y'Imana yagiye idukorera. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Wowe wicaye cyangwa se ukaba uri mu nzu, unyemerere cyane iri jambo ry'Imana, Imana y'amahoro igufashe kuryumva kandi rize kukubera inkomezi mu buzima bwawe, kandi iri jambo ry'Imana riguhumurize, rigira icyo rihindura kandi rigire n'icyo rikora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana nidufashe. Nuko umunsi umwe ngo Yesu yikira mu bwato, ngo n'abigishwa arababwira ati nimuze tugende tujya hakurya y'inyanja. Imana y'amahoro nidufashe. Arababwira ngo tugende tujya hakurya y'inyanja, ngo akibabwira ngo batsura ubwato. Bamaze gutsura ubwato ngo bicara mu bwato. Bamaze kwicara mu bwato ngo Yesu aragenda yicara ahantu hitwa Ibwerekeza. Amaze kwicara Ibwerekeza, Yesu arasinzira. Imana y'amahoro nidufashe. Mu nyanja ngo hamanukiramo umuraba mwinshi n'umuyaga. Muri iyi minsi turi mu bihe bibabaje biruhije, turi mu bihe isi yose iri mu kaga, ndetse turi no mu bihe itorero ry'Imana rifite ibibazo rigiye ritandukanye, kuko ahera h'Imana harakinzwe kandi bidakwiriye. Ngo yicira mu bwato, ngo arasinzira. Amaze gusinzira ngo abigishwa mu nyanja umuraba ubasangamo, ngo ubwato bwenda kurengerwa. Ngo ariko bumaze kwenda kurengerwa ngo bagira ikibazo gikomeye cyane, ngo ubwato babona barapfuye, babona birarangiye. Nyamara siko byari kuba bimeze, kuko bari bagendanye n'umugabo ukomeye witwa Yesu. Ngo baza kwibuka ko bagendanye n'umuntu witwa Yesu. Iyo umuntu ibyo yaba arimo byose, iyo afite umugabo witwa Yesu, ibintu bigenda neza. Imana y'amahoro nidufashe. Ngo barahindukira baragenda bavuga ngo databuja, baramukangura ati databuja ntacyo bikubwiye. Baramubwira ati dore turapfuye, abigishwa bawe bagiye kurengerwa, none ntacyo bikubwiye. Yesu arakanguka. Amaze gukanguka acaha umuyaga, aturisha amazi. Haleluya. Ngo arangije ngo Yesu arambwira ngo mbese kwizera kwanyu kuri hehe? Imana ya Isiraheli nidufashe. Kwizera kwawe kuri hehe? Muri iyi minsi duhagazemo ufite kwizera? Muri aya masaha ufite kwizera? Nyemerera muri uyu mugoroba tubana n'Imana ishoboye ibintu byose, kuko iyo umuntu afite kwizera araremesha. Aho wicaye, aho amasaha ayanyemerere uhaguruke, tuza kuvuga ngo mbese kwizera kwacu kuri hehe? Nara natwe dufite umuntu ukomeye, mu itorero dufite umuntu ukomeye.
ukomeye. Haleluya, Imana ishimwe. Abakristo dufite umuntu ukomeye mu ruhande rwacu, turimo turinginga Imana. Yesu nubwo yarasinziriye ariko turamukangura mu izina rya Yesu, akanguke ku kibazo cyawe, akanguke ku burwayi bwawe, akanguke ku burwayi bw'abagabo, akanguke ku bwakino cyorezo, akanguke ku bw'itorero ry'Imana. Turimo turamukangura nubwo aryamye bwerekeza ariko akwiye gukanguka. Turamukangura kugira ngo itorero ry'Imana ryongere Imana y'amahoro rigarukeho. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Dufite abakristo barushe kandi turanaremerewe, impande zose z'isi ziraremerewe kuko abantu bamaze kwiheba no kwiganyira. Ariko Imana yacu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu arakangutse. Nakangutse kuri buri muntu wese, nakangutse ku bana batoya. Hari ibintu Yesu yakangutse akemura. Imana nishimwe. Nubwo uyu muyaga wari umuyaga ukomeye cyane, bari bamaze kubona bagiye kurengerwa, nyamara aho abantu babona ko tugiye kurengererwa niho Imana ije gutabarira. Aho abantu bari kuvuga ngo turapfuye niho Imana ije kubatabarira. Haleluya, Imana ishimwe kuko ni Imana y'amahoro. Yaravuze ngo abasi Imana yabo ngo bazakomera, nibamara gukomera Imana ibakoresha ubutwari mu bihe nk'ibi ngibi duhagazemo. Abasi Imana yabo bazakomera. Niba uzi Imana yawe uyu muyaga ntacyo uzagutwara. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Niba uzi Imana yawe ubu bwato uzabasha kubugendamo neza kandi nta n'icyo buzagutwara kuko ufite umugabo witwa Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Gusa turimo turishinganisha, turimo turashinganisha itorero ry'Imana, turimo turashinganisha abapasitoro, turimo turashinganisha ababishopu, turimo turashinganisha fadasi n'amadazi. Dufite imiryango myinshi turimo turashinganisha ababyeyi barimo kuko uyu muyaga wabasha kubageraho. Ariko niba dufite umuntu witwa Yesu, Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Amena. Haleluya, Imana ishimwe ngo bari babonye birangiye kuko natwe turi kubona birangiye, ngo bari babonye bapfuye, ngo mbese bari kwibaza ngo bazabaho bate. Nyamara uyu mugabo witwa Yesu iyo akangutse, akanguka buri muntu wese avuga ngo umuyaga nutuze, akavuga ngo amazi naceceke, ngo kandi byose biramwumvira. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo mbese uyu ni muntu ki? Umuntu mwagendanye nawe uramuzi? Mbese uwo wakurikiye uramuzi? Imana y'amahoro nigusobanurire. Ngo bakigenda, ngo Yesu arababwira ngo mbese kwizera kwanyu kuri hehe? Biragatsindwa kuba udafite kwizera, biragatsindwa kuba uri kurebesha iminsi turimo ukibagirwa ko ari icyo wavuganye n'Imana isumba byose. Imana y'amahoro nitugirire neza. Imana izaturengera. Niba ufite kwizera uzaremesha wowe unkurikiranye muri uyu mugoroba, kandi tukaba twifuza ko Imana yatwegera. Nyemerera uhaguruke dusenga Imana, nyemerera uhaguruke twongere twinginga Imana. Itorero ry'Imana twongere tubwire Imana ngo dore itorero ryawe ahera aho abantu baruhukiraga, dore Satani yarahafunze kandi ntabwo byari bikwiriye ko aheraho Imana hakingwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana yacu niyongere itwegere kuko ni umukozi w'umuhanga, ntabwo igihinduka mu izina rya Yesu. Ndinginga abagabo, abasore, abakobwa ndetse n'abamama, nimuhaguruke dusenga Imana, nimuhaguruke twongere tuyinginge. Ijambo ryababwiye ngo biremwe none si ibya kera, ngo kugira ngo abantu bose batavuga ngo bari babizi. Haleluya, biremwe none ntabwo ari ibya kera, kugira ngo abantu bose batavuga ngo bari babizi. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba Imana ituremeye ijambo ryiza. Iri jambo riguhumurize, abarwayi imigongo Imana ibakize, abihebye Imana ibatabare, abafite uburwayi bugiye butandukanye Imana ibasange. Turimo turabahoza ibyacu Satani ari kugenda yivangamo, ibyo byose turimo turabiboza
kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Imana y'amahoro nidufashe kubyumva. Haleluya. Ndimo ninginga rero umuntu wese unkurikiranye muri uyu mugoroba, umuntu wese turimo turabana muri iri jambo ry'Imana, turimo turibukiranya ko abigishwa bari bageze ku nyanja kandi bari bagendanye n'umugabo witwa Yesu, ngo Yesu ngo aragenda aryama ibwerekeza, ngo amaze kuryama ibwerekeza ngo Yesu arasinzira kuko ntacyo byari bimubwiye. Haleluya. Ntacyo byari bimubwiye. Erega Yesu adasinzira kuko ntacyo biba bimubwiye, ariko birakwiriye ko muza abagabo n'ababyeyi tukagenda tukajya kumukangura. Nimuze dukangure Yesu ku bibazo dufite, kuri iyi ndwara y'icyorezo nimuze tumukangure. Mu Rwanda nimuze tumukangure. Diyoseze ya Cyangugu nimuze tumukangure. Nimufate ibihe byo gusenga Imana dukangure Yesu. Narangiza azacaha uyu muyaga, azacaha izi ndwara zose, ubundi izina ryiwe rihabwa icyubahiro. Dushimye Imana muri uyu mugoroba kandi turayinezerewe. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana yacu nitureke ngo tube twenyine. Tugiye gusenga Imana. Ndasengana n'abantu bashonje, ndasengana n'abantu barwaye, ndasengana n'abantu barushe, ndasengana n'ababyeyi batwite babuze uko barimo baribaza, mbese babuze n'imyenda yo kwambika abana kuko amasoko arakinze, ariko tugiye gusengana nabo tubatararize mu ijuru barengerwe n'Imana. Turasengera ibitaro bigiye bitandukanye, Imana yongera itanga ubufasha kandi Imana ya Isiraheli ize kutubungabungira umutekano mu buryo bugiye butandukanye. Ihabwa icyubahiro. Gusa tunezezwa n'Imana, ndasa n'Imana iranezera mu ruhande rumwe. Hari abantu bafite umutima mwiza Imana ikunda, tunezezwa no gushimira abantu batangiye kwibuka imiryango ishonje, bakaba bari kugenda bayifata mu mugongo bakayigaburira. Abangaba nabo tubasabiye umugisha muri uyu mugoroba. Turasabira umugisha abantu bari kugenda bagaburira hirya no hino abantu barusha baremerewe babuze uko babigenza, ariko ubwo ubutabazi bw'Imana buri kugenda buboneka. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro kandi umuntu wese imirimo akora ni Imana izamwibukiraho. Mwibuke ko Tabita Imana yamwibukiye ku mirimo ya Tabita ageze mu gihe cyo gupfa. Abapfakazi baragenda bararira babangwa iwe datawe Tabita ko agiye, abana bacu zino mfubyi zizongera kwandikwa nande. Imana yibuka imirimo ya Tabita irangije imwongerera imyaka yiwe yo kubaho. Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro. Baba, katika jina la Yesu, uri Imana ikomeye kwizerwa no kwiringirwa, ntabwo ujya uhinduka. Izina ryawe nihabwa icyubahiro. Tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye, ni umugoroba mwiza w'umunezero. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakwinginze kugira ngo ubane natwe, ubwiza bw'Imana butubeho, ubw'ijambo ryawe ritubwiye ngo abigishwa ngo abari barengera urangiza urabatabara. Natwe dukeneye ubutabazi bw'Imana, dukeneye kwegerwa nawe. Amaraso ya Yesu naturengere mu izina rya Yesu. Turasengera Abanyarwanda, turasengera igihugu cyose kugira ngo Imana idutabare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana nitangira mu butabazi bw'ibanze kandi Imana ya Isiraheli niyibuke nirangiza igaruka ifite impuhwe ndetse n'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenga kugira ngo Imana iturengere. Diyoseze ya Cyangugu Mana batishyize imbere yawe, harimo abarushye n'abaremerewe, dufite amaparuwase menshi ashonje, ariko tubwiye Imana ngo niyatabare. Twohereje marayika w'Imana wavuze ngo tutabasha kugera ngo tuzagutuma uzadutumikira, natwe tukwoherejeyo. Tambuke mu bapasitoro ugendagende mu mpande zose, ubarengere kandi ubavuganire, abaririmbyi ubanyuremo mu izina rya Yesu. Dusengera abarwayi bo muri katedrali, Imana nibakize. Dusengera abashya n'abaremerewe, dusengera abashomeri, Imana niyongere itwibuke kandi Imana y'amahoro iturengere mu izina rya Yesu. Dutegekesheje imigambi mibi ya Satani, yibuka ubuyobozi bwacu, Imana ibutabare kandi buvuganire. Abiringiye abantu barabahemukira. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo abantu bakwirata ubwenge, ufite yakwirata ko afite intwari, yakwirata ubutwari, ahubwo akwirate Yesu Kristo
kari we utanga ubugingo. Dusengera ubugingo bwacu kuko nibwo buzakubona. Imana iturindira imibiri ndetse n'ubugingo. Imana irinde ubugingo bwa Kristo ndetse n'abatari babubona. Imana bakorera ubuvuganizi mu izina rya Yesu. Dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana isende igitabare, turagishinganishije. Dusengera perezida, Imana imurengere. Dusengera izindi nzego zose zimwungirije mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ya Isirayeli igitabare, ariko by'umwihariko dusengera akarere ka Rusizi. Imana y'amahoro nikarinde, kandi Imana y'amahoro nigatabare. Imana nigatangemo ubutabazi, kandi Imana y'amahoro itubere maso mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wibuke imirimo yawe, kandi data wa twese mwiza, nurangiza udushyigikire, nurangiza utabare buri muntu wese. Uturindire umujyi kandi uturindire impande n'impande mu izina rya Yesu. Tabara ibitaro bigiye bitandukanye, abarwayi barimo barengere mu izina rya Yesu. Komeza kuturinda rero buri muntu wese ahantu agiye ari, abona ukuboko kw'Imana, abantu babona igitangaza cy'Imana, bagaburirwa n'Imana. Imana iturinde inzara mu izina rya Yesu. Imana iturinde inzara, Imana iturinde inzara, Imana iturinde inzara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahubwo amahoro Imana itanga abari yatubaho, amahoro Imana itanga abari yatugenderera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kuko witwa